I'm gonna dating like mermaid. This is Madame Samak, man. Do you know the meaning? Dinazora mu Rwanda ariko Justin ndayibonye mw'uyu munota. No love connection nayishimye ariko umukozi mu maye ntago mushimye is not my type. Kuko naho narinze ko ngiye mwanzana mermaid ngiye mu kiganiro man. Urumva? Ngende mu gentleman kwifata rero kanzanira mermaid. What the fuck, man? Yeah, already know my people. Akabari Viva, the top journalist, the voice of artist. Aramusebeje watuzanye ikintu bita time date. Mwari maze iminsi muyikumbuye cyane. Uyu munsi ikaba yagarutse. Uyu munsi aho ndi kumwe na couple za danje. Couple imeze neza kabisa ngaho twatuje kuri time date. Ngaho ndi kumwe n'umukobwa mwiza cyane bakaba bamwita Miss Naomi. Ego, turi kumwe na Miss Naomi. Ahangaha ndi kumwe n'umu gentleman umeze neza cyane. Bakaba bamwita brother ninje nitwa Dickson. Ni umusore umeze neza cyane bakaba bamwita Dickson. Rero aho dutangire muri NYC bakaba bahita Nyamirambo kabisa. Couple ahangaha ni couple imeze neza bya hatari. Ngiye gutangira na Dickson atubwiye ati se urifuza umukozi umeze gute? Ese ukeneye umwari muzajya mugendana umeze gute? Ewana reka dutangire na Dickson. Ya man jewe umukunzi nifuza cyangwa umukobwa numva twa dating ngewe n'umukobwa uri presentable wa mukobwa mushara no kujyana mu mwasohotse abantu bakaba bose bamushagare nyine tubumva bamushaka by'umwihariko umukobwa ufite nyashi umuntu ufite nyashi umuntu udafite nyashi ntacyo avuze imbere yanjye kuko mba mufata like skeleton yeah for sure. Dickson aratubwiye ati ngewe nkunda umukobwa ufite nyashi. Ubwo n'umukobwa uteye neza bya hatari kabisa. Ewan nta kindi kintu ushobora kuba wifuza ku mukobwa muzakundana wifuza ku like couple yanyu bimeze neza bya hatari. Ikindi cyifuzo cyawe ikindi cyifuzo umukobwa ufite nyash umukobwa uri intelligence wa mukobwa ufite mindset wa muntu ushobora kuba ari wife material Ewan n'umujene umeze neza akaba bamwita Dickson. Ahangaha ni surprise kabisa bakaba bahita time date. Reka tugende no ku mu Miss wacu Miss Naomi nawe atubwiye ati se bimeze gute twumve umukunzi yifuza kuntu yaba ameze. No mukobwa mwiza cyane no mukobwa uri so cute. Umukobwa ameze gute? Bon. Ameze bon. Bakaba bakuzi kuzina rya Naomi. Ni Miss Naomi na umukobwa umeze neza. Ese weho urifuza umuhungu umeze gute? Ndifuza umuhungu ufite ubwenge. Ufite ubwenge? Yego. Ubwenge gute? Hari abahungu nyine just urebye ukimureba utuvuga ati inkuru bivuye mu kirari iracitse. Ego. Wa muhungu nyine ufite ikintu yakugezaho man. Muhungu ufite utekereza ejo hazaza. Nta kindi kintu wifuza rero. Muhungu wifunga. Wifunga? Wa muhungu ureba ukimubona ubona ubwenge ubwiza n'imyambarire bijyanye. Muhungu wifunga cyangwa wambara neza uteye neza umujene w'umuboga. Ufite n'ubwenge. Ufite n'ibiceri. Yego. Miss Naomi ateye ubwoba kabisa aratubwira ati nge ndifuza umuhungu ufite mu mutwe umuhungu wifunga cyangwa kimeze neza kabisa. Wa muhungu utambuka bakavuga ati nta kindi cyifuzo cyawe waba ufite. Cyane ibyo ngibyo. Nibyo ngibyo gusa. So uri buze kwihangana ugume gutyo akanya gatoya. So nanjye reka mite ngaruka kabisa ubu ni surprise ibintu bigiye kuba bimeze neza kabisa. Turi buze kubara rimwe kugeza kuri gatatu. Mwese murahita muhindukirira icyarimwe. Rimwe kabiri gatatu. Ngaho ni muhindukira kabisa. Surprise date. Uyu mukunzi mubonye gute? Ibi bintu byanyu no love connection nayishimye ariko umukozi mu maye ntago mushimye is not my type. Kuko naho narinze ko ngiye mwanzana mermaid ngiye mu kiganiro man. Urumva? Ngende mu gentleman kwifata rero kanzanira mermaid. What the fuck, man? Type she man, goddamn. Miss Naomi ameze neza n'umukobwa ameze neza nta kintu. No basi umuhoyi henenge. Brother ngiye nakubwiye ndashaka umukunzi ufite inyuma hameze like watermelon hanini. Ufite nyashi. Kwifata rero kanye ku muntu umeze nk'ikiringiti man no fuck man. Forget it.
Okay, reka tujyane n'umukobwa nawe tubwiye ese uyu mukunzi tuguhujije nawe urabona ameze gute? Sorry ntabwo nari nzi ko hakibaho dinazoro mu Rwanda ariko Justin ndayibonye mw'uyu munota urumva uyu ni wa gentleman wavugaga wifunga cyangwa umeze neza hari cyangwa n'isura n'ubwenge nta kintu kirimo nta kintu kirimo se urabona uyu musore atwaye iki ye ariko muzuminge murebe ubwenge nawe bwajyanga butaye mu muhanda ari kugenda ye shamwa mwari mukoze ariko bonye nta cyavamo nta kintu kirimo nge se urabona afite ikihe kibazo ko mbona ari umusore umeze neza navuze ubwenge ubushishozi kugaragara n'ibyambaye ntabwo nabyo bimubereye gusa dinazoro zagarutse mu Rwanda. I'm telling you njyewe ntabwo na dating like mermaid. This is Madame Samak, man. Do you know the meaning? Nta kintu aratwara abona ko nawe ateye neza man. Nta nyasha afite ntabwo ari presentable ku buryo mwajyana n'umwasohotse ngo abantu baboneye ngaho ziba nabyumvira. Yeah, already know my people ngini episode number 1 kabisa. Twari twaje ahantu bita muri time date.